Probably been the better team in the first half overall. Here though, on the defensive, and there's the opener. kuko ejo dufite abantu bamwe bazataha i Kigali, abandi bazagenda basubire mu bihugu byabo, ariko ngira ngo akanyenyeri kazabagera mu gitondo mwese. Country. This is the one. Let me get a picture. Hold on. Let's go! Come on! Yes, good. Yes, good. I'm happy for everyone. We defend 90 minutes, but we win. Yeah! Come on, guys! Come on! Come on! Come on! Congratulations, bro! Let's go! Take us to the new mindset to know. This is not a guy. Let's
bagiye kubona umucanga. Hey, we should get everybody, man. Yeah. Come in. Barwanye intambara yari yoroshe aho twabarebaga ariko icy'ingenzi ni uko dutsinze. Whatever what happened to the pitch, let's congratulate for yourself first. So, amanota turayajyanye. We still have 2 games to go. Yes, sir. But we had an honor as well. Yeah. We have our ambassador here in South Africa. Reka tubanze tumwakire
n'amashyi menshi ishema ashimira n'ubuyobozi bwanyu abafashije bose kugira ngo mugere hano ntabwo byari byoroshye ndabizi ko muvuye muri rugendo mwari munaniwe ariko mwarwanya ikigabo kandi iriya kipe nubwo umurongo wa nyuma irakomeye nayo ntabwo mwakizaga n'abantu badakoramo mwakoze ibishoboka byose muri sikisi kandi nicyo cyose mwabashimira cyane ntabwo mugitewe ushize mwaraje mwakiriye dabari mukinana n'isuku bari bazi ko mwaje mudafite abafana bari bubamire bungu ariko mwarahabaye mwavura intsinzi nagira ngo nushimire n'abafana banyu Tusenwe umuyobozi w'abanyarwanda baba hano muri aya mahanga niwe chairman wa RCA Rwanda Community Abroad baba ubwo niwe ufite inshingano yo gushaka abanyarwanda bose bashoboka kuza gushyigikira ikipe yacu cyane cyane ko tuzi ko nta bafana muba mwavanye nabo mu Rwanda abari hano baba bake baba benshi bagomba kwiga ubwo rero ababwiye acyafite n'imikino ubundi muzagaruka gukina n'ikigihugu waba yumvikana ko noneho ugomba kugenda mu buryo bwabaga ugasubira muri note zose kugira ngo aba bantu n'umukunzi bazaba bafite icyizere kuko bayinjira bazirara mwebwe no mu bakuru bwabaga mugatubwira rero zabategereje ntacyo muzakora
kuko ejo dufite abantu bamwe bazataha i Kigali abandi bazagenda basubire mu bihugu byabo ariko kugira ngo mwese ibyo ni ibyo hari bimwe mujya musaba kugira ngo umuntu atahe byibuze people are going to US, people are going to Australia, Belgium, ababa mu rugo Namibia. May these days become yours.